Yego nimutwemerere dutangire tubasuhuza tubahereze ikaze kuyobokamana TV ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tugakora ibiganiro bigiye bitandukanye tubazanira batubirwa bagiye batandukanye kugira ngo tubashe kuganira. Murabona ko twicaranye rero n'umutumirwa wacu n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira by'umwihariko n'umuntu ufasha abantu cyane cyane mu bintu bijyanye na counseling cyangwa ibijyanye no komorwa ibikomere mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo umuntu yagize. Ni n'umuntu ukora ibintu bijyanye n'ubukerarugendo afite ikigo cyangwa ni kampani buriya ni ikigo cyane kampani y'ubukerarugendo. Yego ni kampani ikora ibintu by'ubukerarugendo. Turi buze byose kugenda tubimenya tunaganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ni munyemerero dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze kuyobokamana TV. Mushumba Arufa mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Mwiriwe neza Joel. Amakuru mbanze mushimire nawe nanagusuhuza hashize iminsi. Ni myinshi. Hashize iminsi ngira ngo dirukana utarabura n'umubyeyi. Yego nibyo. Kamaze nkwihanganishe. Ariko nanakubaza uko wiyumva nyuma yaho. Uko niyumva ndaho birumvikana nabyo ni bikomere nyine mu bindi ngo ikintu gitero igikomere mu rupfu mbona urebye cyane ni sida y'uburyo umuntu watabarutse. Wenda ashobora kuba yararwaye n'urugero warabyakiriye yuko ubona yuko ari kuri burembe n'ubona agomba gupfa. Ariko umuntu upfuye burya yagiye mu ivugabutumwa ari muzima kuwa gatandatu nimugoroba arabwirije araryamye kuwa gatandatu nijoro ku cyumweru bukeye babona yatabarutse. Mu by'ukuri urumva iyo ensida irakomeretse ariko twariyakire kuko ni umugeni wa Kristo watashye mu ijuru. Turakomeye nyine ubuzima buri kuza wenda nta ntacyo nasubiza. Papa yari mu ntoki kuri wowe? Yari mu ntoki kuri papa wawe? Yego papa wanjye kuri nge papa wanjye yari umubyeyi kabiri. Yari double parent kuri ngewe. Kubera iki? Yari umubyeyi uri corporate wo mu buryo bw'umubiri akaba n'umubyeyi wo mu buryo bw'umwuka. Urumva ngewe rero nabuze ababyeyi babiri muri umwe. Siziri uri kubyumva? Ndabyumva cyane. Yego nabuze ababyeyi babiri muri umwe kandi nyine y'umubuze ubumubuze uwo mu mwuka. Nyuma yaho nari umuntu nabwiye ati ngewe mu history yanjye ndamubwira nti buriya ati kubura umubyeyi wanjye ati nabuze papa w'umubiri ariko nanabuze papa wo mu mwuka. Cyo gihe namusabaga ko basi yaje warori imwe yo kumbera papa wo mu mwuka aranabyikiriza abinyemerera ariko agenda ubwo mu buriri irengero. Urumva mbere ibyo byose ari ibikomere rero mu buryo butandukanye. Kandi ikibazo nk'iki kutimbaza ubu hari n'undi muntu wenda ufite situation nk'iyanjye cyane ushobora kuvuga ati yo se Joel we yakoze iki yabigenje gute. Twihangana ikiganiro cyawe ndagitwaye nyine utangiye kubaza. Oya nta kibazo uza ko n'ubundi mu bintu mukora harimo n'itangazamakuru kandi nyema nshaka ko dukora ibiganiro n'ubundi bigamije kungura abantu babyumva. Kugira ngo byungura abantu babyumva nuko nshobora kuza muri cadre itari umunyamakuru gusa ahubwo nkaza tuganira dukora échange des idées kugira ngo abantu babashe kuza kugira ute kumva. Ubwo rero wenda nihuse nyine nasabye umuntu uti uzambere umubyeyi wo mu mwuka nabuze papa wo mubiri n'uw'umwuka ati gutyo arabinyemerera ariko inyuma yaje kunkomeretsa. Ariko ntabwo ndi buze kudefininga uko yankomerekeje. Ariko niba umuntu umubwiye gutyo akabikwemera akagenda agiye. None urumva kubura papa wawe mu buryo buri corporate mu buryo buri spirituel ukitabaza undi muntu mu buryo buri spirituel nawe ukamubura uri kwiyumva utebwo nyuma yaho ngaho? Nyuma yaho nyine kuko wari wizeye undi muntu ushobora kujya mu kimbo cya papa wawe mu buryo buri spirituel nawe uramubura nawe arigendera uramubura. Nyuma yaho nyine nibereye papa wo mu mwuka. Ni nabyo topic tujye kuganira. Uragihanganira ibi bintu byitwa ababyeyi wo mu mwuka. Hari abantu babifata ukundi bakanabikomerekeramo cyane sibyo? Mu by'ukuri iki kibazo cyo gukomeretswa cyangwa iki kibazo cyo gukomeretswa n'umuntu wafataga nk'umubyeyi wawe wo mu mwuka gikora ku buzima bw'umuntu mu buryo bw'umwuka mu marangamutima no mu mubano nyine mu buryo butandukanye. Kuba umuntu yakomerekejwe n'umubyeyi we cyangwa umushumba we
wari ugomba kuba isoko y'uburinzi urukundo n'ihumure ni kimwe mu bintu bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwe ariko bishobora ko umuntu ashobora gukira ibikomere nk'ibyo rero topic rero tugiye kuganiraho ni gute ngize n'Imana ahubwo wagira ikibazo mbajije ni gute nkanjye ntacyo kuri kose turabigarukaho byo wari utangiye unsuhuza najye kansuhuza ndukwibuka Imana ngira ngo hashize iminsi ngira ngo ni nyuma ko video gato twaganira hari ejo pasi hashize imyaka myinshi hari ntabwo bamperukaga ariko ndahari kandi na Imana arakurinze ibyo birahagije rwose ndabasuje rero ni inshuti Alphonse ariko benshi bazi Alphonse umuterapist ubu kano kanya ibyo tugiye kuganiraho cyane ndibaza ibindi tuzagira ikindi gihe cyabyo nabyumvishe rero narufa tugiye kuganira turaganira nyine topic yo mwayumvishe ni gute umuntu yakira ibikomere yatewe n'uwo yari yitezeho kumukiza ahubwo ibindi afite sibyo ni urugero hari uwo ukomereka uvuga none ubwo mpungiye hano cyangwa k'uyu muntu nongiye komorwa ahubwo noneho aho kugira ngo womorwe ahubwo umuntu wari witezeho cyangwa wari ugufite mu nshingano w'umuntu ugomba kugufasha komorwa ibikomere ahubwo akaba ari gukomeretsa ese icyo gihe noneho kuburiye igisubizo ku wari ugifite ubu noneho haba hasigaye iki ngo umuntu yomorwa ariko reka manze mbabwire turi ahantu twicaye turi kuri Integrated Barista Training Center ni ikigo gikora ibintu by'amakawa cyangwa gitanga amasomo mu bintu bijyanye na barista barimo gutegura amakawa y'amoko yose amaji n'ibyayi ndetse harimo n'ibindi bintu bitandukanye bashobora no kugusura cyangwa icyo bita consistency bagenda bahugura abakozi ba hoteli ababarista bawe mu buryo butandukanye bareba uko bakora ni ikigo cyiza cyane bagira rero amasomo batanga mu gihe cy'amezi 3 bakaguha certificate yemewe nyine na TVET cyangwa RTB ku buryo wabagana bakagufasha cyane uru rubyiruko urashaka kuba umubarista urashaka gusobanukirwa uko bakora amajuice urashaka ibintu bitandukanye rwose iyo uharangije iyo umaze gufata amahugurwa ushobora kujya kwikorera ibyawe cyangwa ukabona akazi keza gasobanutse mu buryo butandukanye bigisha rero buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu baherereye Kimironko munsi ya Romas Coffee imbere ya house arikiye ubasigaye ari Remera campus noneho ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri nimero ya telefone ariyo 0788777747 ubundi bakagufasha bakakwigisha ubundi ejo heza h'urubyiruko n'abandi bantu batandukanye hagakomeza kuba heza yego Alpha nkuko nyine nabivugaga rero uyu muntu rero yakomorwa nakumvise nubwo yareye ku bibazo bikomeye cyane ariko ndabanza gusobanura igikomere n'icyo ubundi iyo bavuze igikomere umuntu yumva iki igikomere ubundi ntabwo igikomere kifa kwizana birumvikana abo interaction y'abantu babiri umwe ku wundi umwe ushobora gutuma ashobora kuba atari umwe ari n'abantu benshi itsinda ry'abantu gakomerekera umuryango gakomerekera ku wundi muntu ku muntu mwashakanye gakomera ku nshuti yawe niba ari umukobwa n'umusore ugakomerekera ku babyeyi bawe bakubyaye cyangwa banakomeretsa umubyeyi nuvuga ngo abo hagati y'abantu babiri ni igikorwa kiba ku bantu babiri so ugakomereka ro cyane cyane aho nibanda cyane ni mu buryo bw'amarangamutima nubwo bishobora kugira ingaruka d'une façon physique cyangwa bigaragara inyuma bikaba byagira ingaruka ariko akenshi ni mu buryo bw'amarangamutima kandi ngira ngo ku bantu bizera byo navuga ngo uzatinye umuntu wica umubiri akica n'iki n'ubugingo rero umuntu amaze gupfa mu marangamutima cyangwa mu bugingo buryo umuntu nta kindi kintu gishobora kumwomora no kuganira kuri bya bikomere ari nabyo bintu abantu babuze mu minsi ya none ariko bigakurizaho n'umuco w'abanyarwanda cyangwa abanyafrika wo kugumana ibintu burya dukunda kugira amabanga abanyafrika dukunda kugumana ibintu byacu tukabigumana n'umuntu wagukomerekeje
mu muhanda nyine ukagenda useka nta kibazo mfite cyangwa ukagenda ubikira abantu amabanga kandi uzi ko amabanga ukomeza kubika muri wowe arigenda kwangiza donc plus ugumana ikintu muri wowe ni kurushaho kwangirika uko kibika igihe kinini cyane abantu hari igihe ujya kumva ku muntu ngo ngewe narabimenyereye ibi ni ibyanjye niko nteye ntago ari guteye gasaba umuntu rero masi ko ateye ahubwo kubera kubana n'igikomere igihe kinini cyane aragera nyine kumva bwabaye ubuzima bwe kumva niko ateye ngewe yanjye ndi umukobwa nta nkunda abasore ngewe nta n'umusore nshaka nta nubwo nzashaka umugabo sinzagira gute ese rero manu ko umubiri udafungisiona urafungisiona ahubwo bitewe n'uburyo wakomeretsemo wageze aho igikomere kimarana igihe kinini cyane usigara wumva ko ari kutenge sinkunda abagabo nge sinkunda abagore nge sinkunda gusenga sinkunda abapasiteri ibyo bavuze numva religion irazamutse hari impamvu hari umuzo guteye komera gutyo kuko umuntu ni normale hari ibintu akunda umuntu ni normale hari ibyo akora hari imyitwarire agira iyo yatangiye kuvuga ro ibi ngibi simbikunda ese wowe uri distinct utandukanye n'abandi bantu gute bituma wumva ibintu udakunda abandi bose barabikunda kumva yintu bikunda byatewe n'iki impamvu ni iyihe aho rero niho usanga amarangamutima umuntu yarapfuye ariho twebwe tuba dukeneye abantu kugira ngo tuganire nabo bya bikomere bashe kugira gute bibashe gukira rero ngaruke ku kibazo wambajije ubwo nari mbanje gusobanura igikomere n'iki abantu bakomezwa n'ibintu bitandukanye icyo ni icyambere sibyo hari wenda tuvuga urugero ndatanga ingero nyinshi wenda umugore ashobora gukomezwa n'umugabo bashakanye umugabo yakomezwa n'umugore bashakanye bikamukurizamo ibikomere byica amarangamutima umwana ashobora kuvuka mu muryango atarateguwe cyangwa mu buryo ababyeyi batamwemeranwaho umwana agakurana icyo gikomere kandi ari hagati mu babyeyi ndetse bikanakomera kurusha n'umwana w'imfubyi utarigize ugira gute ubona ababyeyi icyo gihe uwo muntu rero ibyo bintu yakiriye mu bwana arabikurana akabikurana akazarinda ajya imyaka 30-40 icyo kinda kigifite rero manawe ntago abizi kubera ko byaturutse mu bwana ntabwo azi ngo nakomeretse gutya byagenze ne gutya mbese akumva ko ari bwo buzima bwe nibwo buzima bwe nyine kuko yakuze muri ibyo bintu yumva ko ariko ateye rero izo ni ingero ntoya nari ntangiye gutanga ndaza no kubigarukaho ariko ngaruke ku kibazo wambajije hari abantu benshi dufite ingero nyinshi cyane cyangwa n'amakese menshi mpura nayo wenda dufate ku rugero reka nifate urugero wenda nka nyuma ya jenoside hari abantu bagiye babura imiryango sibyo ugasanga sigari imfubyi kavuga ati ngewe ngiye gusanga marume niwe muntu nibuka mu muryango niwe ushobora kundengera amwitezeho ubufasha amwitezeho ko ari umuntu mwakira nk'umubyeyi nk'uko yamwakiraga ugasanga umuntu yari yizeye haye icyizere cyose niwe umukomerekeje urwo ni urugero rwa mbere wenda tuvuge n'urugero rwa famiye y'umugabo n'umugore bagiranye amaritije hagati yabo bagirana ibibazo ugasanga ati nta wundi n'umugabo wanjye atari kunyumva reka nihute ku mushumba wanjye kuri pasiteri wanjye niyo muntu wanyumva niyo kumva agahinda kanjye niyo kumva umubabaro wanjye ugasanga yaragiye ahungiyeho azi ko ari intama amubereye ikirura uri kubyumva neza sibyo hariho n'ibintu wenda ugenda usanga muri ino minsi wenda bashumba mbabarire byo kwitwa ngo ba dadi ni dadi ugasanga pasiteri ni dadi w'abantu bose w'abagore n'abagabo bose nyine ni dadi mu rusengero ntabwo ari bibi ni pere spirituelle nk'uko twatangiye nawe urimo bimbwira ukeneye pere spirituelle ni byiza kumugira ariko bisaba gushishoza umuntu niyinde ese aranyobora muhinzira aragira gute umuntu ro kumwita dadi pere spirituelle ukamwegera ukamwisanga hari uburyo umufata kamemo ndahera ku rugero kuri wowe uravuze ngo hari umuntu nizeye nyuma yo kubura umubyeyi wanjye numva niwe muntu nasanga nkurikije uzeranye n'abashumba benshi sibyo uzeranye abakozi b'Imana benshi byo wera nkurikije igihe umaze muri gospel ni kinini cyane uyu muntu umushyizeho icyizere kiruta icy'abandi bose uzi nyuma yo kubura umubyeyi wanjye wo mu mubiri yari na papa wanjye uri mu buryo bw'umwuka uyu muntu numva ari umuntu waza akanyegera akajya nyankadra akamba hafi mu gihe cyose mukeneye mu gihe spirituelle nkagira gute nkamubona nawe igihe kirageze uramubuza wenda reka mbifate ko wamubonye noneho kadufata urugero waramubonye arakwakira Joel nawe uri umwana mwiza ndakwishimiye nanjye nkugize umwana wanjye none icyiziro umuhaye cyose arakigambanira sibyo wari umwitezeho amakiriro wari umwitezeho ubufasha wari umwitezeho impuguro za buri munsi ahubwo ni ukuroshye icyo gikomere
ugisohokamo gute, bigenda bite? nta kibazo kuntangiraho urugero kugira ngo abantu bumve yego ni urugero nagutangiyeho kugira ngo abantu barusheho no kubyumva. wisanze ubwo tuvuze urugero rumwe ku bijyanye na pere spirituelle, ariko hari ingero nyinshi. dufite abantu bagiye bakomerezwa n'ababyeyi bagiye basanga babizeye, dufite ingero z'abakobwa bagiye bakomerezwa n'abagabo babizeye ari mu miryango, cyangwa yaramureze kuva ari umwana ugasanga aramukomerekeje. dufite ingero z'abana bagiye bakomerezwa n'abayobozi, nda tuvuge b'ibigo kubera mufite ububasha. dufite ingero z'abantu benshi, amakesi atandukanye, ko umuntu umwizeyemo ubufasha, umwizeyemo ko ari umuntu wakugira neza, wakwita, wakafera, ugasanga niwe ugize gute, niwe ugukomerekeje. ese icyo gikomere ugisohokamo gute ku muntu ugambana icyizere amuhaye, bigenda biti? urumva wenda aho niho tugeze. yego ntaguciye mu ijambo, kubera ko akazi dukora tuba turi abantu b'abantu kandi twakira amakesi menshi. ni urugero, hari umwana w'umukobwa weretse kumpamagara arambwira ati Joel, amakuru abana imeze neza, ariko wazacakiye umuntu umwansoringa izaza gukansoringa wabaye iki? ati reka kubwiza ukuri, ibintu byambayeho mu buzima. ati njyewe nabayeho ndi umukobwa, ati njye mu byaha ndabikora, ariko bigira aho mbivamo, ndakizwa neza, ndabatizwa, nemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye. ati noneho, ati mbere yuko nkora umubatizo gato nagiye kwaturira umushumba wanjye. yego, urumva ntubwira ibyo nakoze, narasambanye, nakoze ibi n'ibi, byagenze gutya. noneho umushumba profita cya cyuho yumvishe muri cyo cy'ibyaha nakoze, nyuma yo kubatizwa ngira umuntu we cyane, nawe atangira kujya ansambanya. urumva? yego. ati mu by'ukuri nkabikora contre cœur, bitari just kubera ukuntu namufataga nk'umubyeyi, asanga nta tandukano ryaho yavuye n'ahagiye. yego, numva ko nyumumgiye mu rusengero mvuga ati hanze ni habi. yego. noneho reka njye hariya mu nzu y'Imana, ntugire ku muntu w'Imana, mu bantu b'Imana. byanteye igikomere gikomeye ku buryo kwiyakira byarananiye burundu. none ntabigenza gute ngo ngire icyo gikomere? urumva uwo muntu nawe nitemo orclair, ni twanamufatiraho urugero. uyu mukobwa uramubwira iki? aba bandi bafite ibikomere nk'ibi ngibi, bamwe bahungiye ku bashumba barabiba, barabambura. bamwe bahungiye ku bashumba babasenyera ingo, ukagenda ubwira faiblesse, ukagenda kubwira umushumba gusengera, ati umugabo wanjye bimeze gutya, ati ntabikora gutya, ntibigenda gutya. aho kugira ngo umushumba ahubwo agusengere, agahera kuri faiblesse cyangwa ikibazo yumvisha ufite, akaguprofita, akagukomeretsa. hari abantu benshi bafite amakesi menshi. ari nayo mpamvu nabihiniye muri topic ivuga ngo ni gute umuntu yakira igikomere yatewe n'uwo yita umubyeyi wo mu mwuka, cyangwa umuntu yari yahungiyeho yizeye yuko ari bumukize ibikomere bindi afite, ahubwo akabyongera noneho akabyagaraza. yakira gutya. nakumvise cyane. mbere yuko nsubiza icyo kibazo, reka mbanze nabwo nkibura abantu, kuko hari ibintu biba umuntu abyiteye, sibyo? kubera kutamenya ahantu hanyaho ho kujya. kutamenya ahantu hanyaho ho kujya. Joel, kano kanya tuvugana ari umunyamakuru, sibyo? undi wenda dufite ni umukameramani, nanjye wenda ndi umuterapiste ndi hano, sibyo? aka kanya hagize ikintu kiba, kano kanya hari umuntu wo gusanga hagati muri twebwe, sibyo? hari uriya ashobora kwihutira gufata amafoto wenda hano mu muhanda turi kureba, ari impanuka ihabereye, uriya wa kamera wenda avuga ati reka mfate ino nkuru, nawe uri umunyamakuru ukagera gute ukajya kubaza, ariko dushaka gusanga wa muntu ukoze n'impanuka yahungabanye, agakenera nde ko arufa baganira. ndagira ngo ntabwo ikibazo cyawe nakibagiwe, ariko nshaka kumenya ngo hari abantu bakomereka bitewe n'uko bagiye ahantu hanyaho. nkurikije ingero ugiye umpereza, wenda tuvuga ati wenda ndi umugore, nje kubwira pasiteri ko mu buriri n'umugabo wanjye bitagira gute, bitagenda rero reka tujye tuba abantu bari serious mu bundi buryo, sibyo? reka bivuga gutya, sibyo? pasiteri ugiye kureba umurimo wamuhagariwe turawuzi, nko kuba yasengera abantu, guhesha abantu umugisha, kuba yahugura, sibyo? ariko sereyoma ugiye kumubwira wenda kuko bitagenda neza mu buriri nka pasiteri, kugira gufasha iki? agusengere bigende neza.
none kandi nibyo nakubwiye ngo hari abantu bakomereka bitewe ko bagiye muri long way bajya ahantu hatari ahanyaho sibyo ntabwo bigenda neza. hari ahantu hashobora kukwigisha kwa muganga, dufite abafashamyumvire bashobora kukwigisha ibyo bintu sibyo. rero umenya ngo ikibazo mfite ni iki, umuntu nsanze ninde. ari nayo mpamvu ujya kureba ugasanga abo bitanga abashumba bagize gute babafatiranye mu cyuho, kuko umuntu ugiye kubwira ntabwo uzi ngo ikibazo afite we ni ikihe. ushaka gusanga pasiteri uri kumubwira ikibazo cyo mu buriri n'umugabo wawe, nawe ubwe mu buriri we bitageze gute, bitameze neza ku mugore we. Satani agahera aho ngaho kumufata agashaka guprofita cya cyuho